Ndi papa sava. Iyo Mana irategura, iyo Mana iratanga, uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Iyo Mana irategura, iyo Mana iratanga, uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Irabyibushya abababaye, ikabyibushya abashavuye, uwayizeye we Imana yacu irabyibushya. Iyo Mana irategura, iyo Mana iratanga, uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Ibyibushya mu nzara ikabyibushya ntambara, uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Iyo Mana irategura, iyo Mana iratanga, uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Yadiruye Gerasare igihe yabuze, yadiruye umugore igihe yabaga cyane. Imana yacu we n'ukuri irabyibushya. Iyo Mana irategura, iyo Mana iratanga, uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Yategereje Yohana mu bujana, yategereje Daniyeli mu rwobo rwuzuye intare, uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Iyo Mana irategura, iyo Mana iratanga, uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Yabyibuhije Yesu ari ku musaraba, oya yabyibuhije akazuka maze gatatu. Mana yacu we n'ukuri irabyibushya. Iyo Mana irategura, iyo Mana iratanga, uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Umugabo yizeye we n'ukuri irabyibushya. Uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Yesu yizeye we n'ukuri irabyibushya. Uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Nasongo yizeye we n'ukuri irabyibushya. Uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Atanaze nawe yizeye n'ukuri irabyibushya. Uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Na Suzana yizeye n'ukuri irabyibushya. Uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Mataderi n'ukuri nawe izakubyibushya. Uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Nawe sana wacu we n'ukuri irabyibushya. Uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Na Simono yizeye n'ukuri irabyibushya. Uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Nsaba Imana wacu we n'ukuri irabyibushya. Uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Abatunzi nawe we n'ukuri irabyibushya. Uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Nawe kashi kashi we n'ukuri irabyibushya. Uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. Yewe Nyiragitariro n'ukuri irabyibushya. Uwayizeye we n'ukuri irabyibushya. N'ukuri irabyibushya. N'ukuri irabyibushya. N'ukuri irabyibushya. Yewe rero irabyibushya. N'ukuri irabyibushya. Imana yacu irabyibushya. N'ukuri irabyibushya. N'ukuri irabyibushya. Yesu we n'ukuri irabyibushya. Haleluya. 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 Girutamena. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ngo Imana izagira ite? Izatubyibushya. Ngo izagira ite? Izatubyibushya. Ni mu biratire n'abandi. Haleluya. Amen. Uriya rero umwuka wera iyo yatashye ku mutima wa buri wese abasha kugira igihimbano cy'umwuka. Nukuri. Ubu
dushobora kwirirwa hano ukaryoherwa ukibagirwa ibyo wari urimo kukuri imbere y'Imana. Hejuru y'ibyo Imana idukoreye muri aka kanya tuyiririmbira ikanezerwa. Reka twumve n'ifunguro ryayo, ibiryo by'umwuka. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Maraki igice cya 3. Ijambo ry'Imana ni ibiryo by'umwuka. Bitandukanye n'ibi turya tukajya muri toilette. Biriya ni ifunguro Imana yaduhaye kugira ngo tuyisingirize mu mubiri ifite imbaraga. Aleluya. Amen. Buriya ngo butarya burinanura. Nukuri. Ariko biriya biryo sibyo bizakugeza ku Mana. Biriya ni ibyo yaguhaye. Ni nayo mpamvu bitagomba kuguteranya na mugenzi wawe. Biriya birahita. Buriya mu Kinyarwanda twebwe tunafite ingobeko. Baravuga ngo uzi ubwenge ahakwa kuzima. Amen. Haleluya. Ushobora kugira ngo tugiye mu by'Ikinyarwanda by'umuco. Oya, guhakwa kuzima ni wa wundi uzagera igihe. Twebwe rero igihe tuvuga nuzegera Imana akavuga ati naka yaramfunguriye. Haleluya. Amen. Amen. Naka yaramfunguriye. Nari nshonje bigenda gute? Arangaburira. Nari mfite inyota bigenda gute? Nari ndi mu bitaro ndwaye bigenda gute? Nari imbohe ndi muri gereza agira ate? Arasura. Haleluya. Amen. Imana ishimwe bana b'Imana. Amen. Kubera ibyo mubizi. Amen. Nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bose baziyigishirizwa n'iki? Ni Imana. Iryo rigutuye mu mutima. Si wewe wabisubizaga se ni njyewe. Turuzanya kuko Imana yatwigishirije hehe hamwe. Katwumva iryo jambo ry'Imana riri muri Maraki. Ni igice cya 3, turahera ku murongo wa 13, nkuko bose bazigishirizwa n'Imana. Buri wese akure mwike. Haleluya. Amen. Mwagiriwe umugisha abana b'Imana muraterana gutya mukayihamagara ikaza. Amen. Ijambo ry'Imana turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki igice cya 3, turahera ku murongo wa 13. Haranditswe ngo amagambo mwavuze yarakomeye niko Uwiteka avuga. Nyamara murabaza muti twakuvuze iki? Mwavuze yuko gukorera Imana ari nta mumaro, kandi muti byatumariye iki ubwo twitonderaga amategeko yayo tukagendera imbere y'Uwiteka Nyiringabo twambaye ibyo kwirabura? Noneho abibone nibo twita abanyamahirwe. Ni koko abakora ibyaha barakomezwa ndetse bagerageza Imana bagakizwa. Maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka atega amatwi akumva. Nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati bazaba banjye umunsi nzakoreraho, bazaba amatungo yanjye bwite. Nzabababarira nk'uko umuntu ababarira umwana w'umukorera. Ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera. Amen. Haleluya. Amen. Buriya ngo iyo abantu baganira Imana yayigize itega amatwi. Nta kiyisoba. Irebera hose icyarimwe. Hano rero ngo abantu b'Imana baraganiraga binuba. Bati gukorera Uwiteka bimaze iki? Ko twambara ibyo kwirabura tukitondera amategeko ye. None abagira nabi n'abanyabyaha nibo baguwe neza. Uwiteka kuko yarabateze amatwi ngo imbere ye hahise habumburwa igitabo cyandikwamo imirimo y'aba bandi bamukorera. Aravuga ati aba bantu bazaba banjye igihe cyanjye nikigera. Bityo bazabona imitandukanire, ati nzabagirira neza, nzabababarira. Muzi ijambo bita imbabazi. Buriya ubundi ngo iyo umuntu acumuye, ibyo yacumuye birandikwa, yagira neza nabyo bikandikwa. Ariko twibukiranya akantu keza nk'abana b'Imana. Buriya ngo kugirira impuhwe umukene, kugaburira umushonji bihanagura ibyaha byinshi. Niba utari ubizi ubimenye, kuko buriya ibyaha by'abantu hatabaye imbabazi z'Imana twese nta mponoke.
Aleluya. Amen. Kandi Imana twese turayisangiye ntawe uyirushaho undi ubuzare. Aleluya. Amen. Ngirira utamena. Amen. Amen. Imbabazi z'Imana zitubeho. Amen. Hallelujah. Rero ndatinze ntanizimbye. Ijambo ry'Imana ryandikwe mu ntebe z'imitima yanyu. Twizere imbabazi z'Imana, tumenye ko imirimo dukora yandikwa kandi Imana ikandika mu gitabo cyayo. Ibyo tuvuga ikabitega amatwi. Rero uyu munsi dufite umushyitsi, twagiraga ngo nawe tumuha akanya atugezeho ibyiza Imana yamusangije. Akanya nake twari tumuhaye karibu. Aleluya. Umwanya wawe mukozi w'Imana. Soni marika. Aleluya. Aleluya. Amen. Amen. Basana ko muri abeze nkaho wakonje bimeze bite? Ntabwo wabigishije neza. Cyangwa se ibintu by'ubusaza wabigisha neza. Reka twiririmbira akaririmbo niba mbona mumeze nkaho mukwana. Sibyo? Turirimba akaririmbo nyine mumere nkaho muzamutse mu mwuka mugire ku bisho. Ibyo ndibwigisha mu matwi yanyu bijya. Twagiye simana wese mwese musemo suzi kuririmba madam ntabwo twagiye imbere yawe Mana ngo nkopeza ndi mayeri aya wamakera ndabona yanshiranye ko mutaririmba ariko bitumeze bite mwe. Haleluya. Amen. Imbere yawe Mana ngo nkopeza ndi mayeri aya wamakera ndabona yanshiranye. Yuko mutaririmba bimeze bite? Dore iki gicucu nacyo kikireze. Wait. Muturage. Aho bagusengeye ukabona akazi wowe bitama bimeze nk'iby'umuntu urwaye inoze. Aho bagusengeye ukabona akazi wowe. Kumura utera ni mushaka kumva iby'umuntu ari kuvuga. Toka. We, kirimbuzo karimbura isa ariko ntupfe. Ntabwo bagusengeye urongo sari kirezi cyane uruntu rugurusha. Kashirimbu ibazona yutangira abona ngo nkwemere ngumugore wawe. Ndetse bari kukwemera wakicucu. Ikintu cyaraje bataga. Ngiye ntabwo meze neza pastor. Nungire ikibazo ngiye meze neza. Ndiho ndabwira ngo wawe kirimbuzi songa wanjye se. Kirimbuzi eka nk'ubwenge ndi mu mwuka. Kirimbuzi namumenye ari ikintu gitoba. Oyo muboneza kigatobanga ariko bicaye ikintu kirigenda ikintu yose kirayizi. Inkumi zirwa zikihamagara sheri bebe hani buri he. Waye marare yanya ko ntabwo ngiye nayo gukaya niko kara kagabo kari uretse kara mu gitango cye kara kagabo kameze kari kagabo kanyibutse we kagabo kagitwa gute kara kagabo papa sinagusengera rwahaye fu akagabo kakazonga sinagusengera ugakira hono wirugo wahe ibintu byose n'amabuye wewe wanayarya wakikaritasiyo. Aleluya. Ariko ndatera aleluya uretse pasiti ndatera yewe namwe mushaka kunyumva none akana ko kariye kakandi kamabundo ameze nka indikati korosi kakandi kakandi kamabundo ameze nka indikati korosi si wari wisha ngo ngusengere ngo ubone ngo umugabo w'umuzungu umwirabura we wamushowe wacucu. Nagasohokanye pastor nagasohokanye ahantu muri hoteli nkahuza n'umuzungu nagasengeye narasenze mani narasenze gahaza umuzungu rutuku w'imisatsi y'umweru pastor ndamubwira ngo agenda we n'umuzungu kagiye kanywa fanta soda coca hari champagne wowe mukarashaka umuzungu kakuraho umuzungu wowe wakuraho umuzungu n'umwirabura ntabwo uzi kumufata neza. Aleluya. Amen. Aleluya bavandi. Ndi muzima ntabwo winyicaza ngiye ntabwo nasinze. Ikindi kintu nshaka gutanga uhamya mubanze mu cyumba. Abantu mukora ibyaha mwese wowe abantu mukora ibyaha Imana izabashishura ibatwike mu gurumana. Abantu musambana simbaza abasambana abanywa inzoga noneho inzoga Imana irayanga pastor.
reka vugana n'umugabo reka niyicarire noneho Marigari ngaricara none se Marigari no reka niyicarire mujye mu myanya isengera Imana yo mwijuru ariko inzoga abantu bazinywa Marigari ko ari wowe mwinjiranye byagenze bite n'uyu muvandimwe none se Marigari ndakwanga Marigari ugiye nta kibazo dayimoni byagenze bimeze bite ko ari wowe muzanye yabaye mu by'ukuri ndafiri rwose reka mvugishe ukuri imbere y'itorero ni munyemerere ngembe oya aba nabavandimwe tubire ntuzagira amagambo y'inshuti yanjye nahita mukura mu bari ugasanga baba masafa amadedeyi mu by'ukuri rwose uyu mugore yaje aca iwanjye ambwiye ngo tujyane gusenga ngo uyu munsi nuri butwigishe ijambo ry'Imana arambwiye ati banze ungurire akantu ati mbanze ngashyiremo imbere ati buriya ati mbona uko mvuga ijambo ry'Imana neza ati mfite akariro akariro ariko rwose ndagenda ndamugurira aragotomera nkajyana namubwira ngo ageze aho akavuga ati ntibikureba agenda ashaka kwigisha ndi mu mwuka nshaka ariko rero burya nubwo mumubona wagira ngo se atanagasomyeho buriya hari n'ijambo yavuga bigakunda ntabwo rwava mu kanwa buri gihe uri kuvugwa n'idafuri hari Kasimirinovu agaki yanyweye nka dutandatu mwizina rya Yesu Gusi wamuzanye he none se ko ariko asanzwe abigenza wenda ubizi uko yafashwe none si yo ntabwo yabasha kuvuga atakanyweye nuko asanzwe abigenza atakanyweye ntabwo ururimi rwavamo satani ndabyumva ariko se umuntu yambwira ati ngewe ngiye mu iteraniro kandi asanzwe atwigisha n'ubundi kandi mugafashwa aranerekwa murabizi arenzaho igize ku buryo umufuka ntawo nyine we yambwira ati bituma kamagi noneho mitekereza ariko rimwe na rimwe hari igihe akoresha inturusu cyangwa ibitunguru byari ngombwa kubivuga mu bantu bose ku buryo utuma abantu bancishaho uri inshuti yanjye Marigari ahubwo bitumye bancisha mu ijisho genda muzima cyane muzima mutware neza none reka nicarane bizarora oya musohotse hanze musohotse muvugane aleluya amen Marigari mumufashe hari akantu kamwe nababwira ariko torero ry'Imana ariko nafafa nzamusengera abyara impanga nzazimusengera reka mbabwire ntama z'Imana reka mbabwire uzajya tuza mu itorero gutya nuko uzajya tubanza tugakoresha arukoteste nuko uzakoresha arukoteste kuko ibi ntibyavamo pe reka nigende reka tugende harya gucima kakagabo kawe ariko ntabyo mvuze nuko wagira ngo yanyweye benzine nuko yari maratu ntabwo ari byo nuko yari maratu wabonaga ari basiriya telefone uri gucaginga ubona akajya mu gakoni ka mbere aka kabiri aka gatatu nyiranyamana kwiyamye kuga Marigari Haleluya amen pasite karakantu bavuze se tugafataho umwanzuro kandi wumva umugabo avuze ngo afite n'umuriro nyine yaratanze igitekerezo ariko aho kugira ngo tujye tuvangirwa hano buri muntu ajya yinjira muri uriya muryango bamupima arukoteste bidashoboka ko ahubwo batubarize uko igura none se ko Imana yanga abanyabyaha ahubwo yanga icyaha itanga abanyabyaha turagira dute hano none abanyabyaha urusengero rw'Imana ntabwo ari umusarani ku buryo imyanda yose ijya mu hano